neza, kanizere ko buri wese ameze neza mu gace aherereyemo kandi uwo bitameze neza nkunda kubabwira ngo yihangane. Ubuzima rero ni gatebe gatoki, uyu munsi ubyuka umeze neza, ejo bikanga. Waba utameze neza, ejo ukabyuka umeze neza. Nkunda kuvuga ko ubuzima nabugereranya nk'uko waba uzamutse umusozi, iyo ugeze hejuru mu gahinga ubona wagira ngo ugeze hejuru cyane, ukajya kubona imbere yawe hari undi musozi. Niko ubuzima bumeze. Uyu munsi rero tugiye kuganira, ngiye kuvuga kuri topic isa nkaho irimo gutrendinga kuva ku itariki 16 z'ukwa gatanu, ubwo iyi article yandikwaga. Barimo kuvuga ko Polonye igiye gukaza cyangwa gukomeza amakondisiyo cyangwa kriteriya bagenderagaho batanga viza. Rero nk'abanyarwanda cyangwa abarundi, abatanzaniya cyangwa abandi bose bashobora kuba bakumva ikirimi ngiye kubivugamo, ikinyarwanda, iyi video irakureba. Niba wateganyaga kuza kwiga muri Polonye ugomba kugira ibyo witega. Hari impinduka nyinshi ushobora kubamo bitewe n'uko mu minsi ishize Polonye yavuzwe ko abantu benshi baje, yohereje abimukira kujya mu bihugu by'i Burayi, cyane cyane Ubufaransa, Germany, cyane cyane Germany, cyane hakavuga ko Polonye yatangaga amaviza, noneho abantu benshi bagahita bigira mu bindi bihugu baciye muri Polonye. Nk'uko nabivuze muri video zagiye zibanza, iyo ufite viza ya Polonye wemererwa kujya mu bihugu 26. Bivuze ko ubuzima bumwe bushobora kwanga muri Polonye ukajya muri Germany, cyangwa ukajya muri France, cyangwa ukajya no muri za Norway. Ubu byemerewe as long as ugomba kumarayo amezi 3. Ntabwo uba ugomba kuyarenza. Wabona ugiye kongera kuyarenza ukagaruka, nuko ukongera ukagaruka, ukongera ugasubirayo. Nuko ukuntu babibara. Rero ibyo bintu byatumye haboneka scandal, icyo bise skandale za viza. Polonye igarukwa mu majwi cyane. Rero kimwe mu bintu wasigarana nuko Polonye igiye gukomeza ibihano, gukomeza condition criterias yagenderagaho itanga amaviza, nibyo hano arimo kuvugaho. Ikindi igakomeza ku buryo bazajya bagenzura kugira ngo bagabanye ama irregularities. Nuko irregularities ni bya bintu washaka gukora bigatuma uba umuntu wemewe, rero bazagabanya ayo ma irregularities, ibyo bintu bindi byakorwaga bitemewe. Ikindi verification, gusuzuma no kugenzura, bagiye kubikomeza. Ibyo rero biraza gutuma habaho iki? Ibyo biraza gutuma Polonye introduce icyo bise igitabo cy'umweru kizatuma viza za Polonye igorana. Nk'uko ubizi kubona viza yo kujya wenda nko gukora Belgique zigoye, rero nabo bashobora kuba ari byo bashaka kuza introduce. Rero ibyo bizasaba kwitonda no kwihuta mu gihe iryo tegeko ryatangira kutugeraho cyane. Kandi nk'uko mubizi, amaviza menshi, nk'ubu viza ya embassy ya Kenya irimo gutanga ama appointment. Wakwibaza impamvu twe viza yo mu Rwanda, abanyarwanda n'abatanzaniya babafungiye umuriro n'amazi. Nk'uko uri buze kubibona, uraza kubona yuko abanyarwanda bari benshi babonaga viza. Rero nibyo hano barimo kugenda bavuga ngo izi irregularities zatumye Polonye igaragara nk'aho ari igihugu cyoroshye kihendutse kuba umuntu yabona viza. Rero byatumaga moreover, cyangwa in addition to that, non-EU students babonaga also started to reach Poland bitwaje ko bagiye kuza kwiga, ariko nyamara just to enter, ariko mu by'ukuri baje bigiriye muri Schengen. Kandi ibyo mu kuhaguma bikaba byarabaga ari bitemewe. Ubundi mu by'ukuri iyo ugeze muri Schengen kugira ngo ushobora kujya France ukamara byibuze amezi 3. Rero ibi byatumye
abantu benshi babonye viza za Polonye bataba mu gihugu bajemo. Rero ibi byatumye abayobozi bafata ingamba zihuse. Ni ukuvuga ngo abantu babonaga viza, aho kugira ngo baze muri Polonye yabahaye viza bakijya mu bindi bihugu. Rero byashinze abayobozi gufata ingamba. Iki rero ni iki kizahinduka? What will change now? Uku nk'uko minisitiri w'ububanyi n'amahanga yabivuze, yavuze ko processes zo kubona viza zatangiye kandi batangiye kubikomeza. Zimwe mu ngamba bafashe, icya mbere nicyo bita legalization procedures, aho in case of kubona residence permit, bazajya babona residence permit aho kwapurayinga viza nk'uko byari bisanzwe. Ni ukuvuga ngo umuntu yajyaga ashaka umuntu wari uri mu gihugu ashaka kujya kubona, wenda nk'umunyarwanda washaka kujya kubona viza, yaraje mu Rwanda byarabaye ngombwa, aka kantu reka tukarebaho neza. Aka kantu ibizahinduka ni uko icya mbere umukoresha agiye kuzajya asuzumwa akareba niba ashobora gutanga ibyangombwa bikenewe kugira ngo umukozi akore neza, no guhindura ibihano ku buryo niba umukoresha yarahaye umuntu akazi adafite ibyangombwa bazajya bamuhana. Ku banyamahanga ni uko hagiye kubaho pre-selection requirement, noneho all universities zigakora pre-selection, kuko ari nk'abantu wasangaga barize wenda ibintu wenda dufata urugero, yarize nk'ubwubatsi agahita avuga ngo aje kwiga management. Ubwo bizajya bisaba amashuri kabisa kuba warasomye ibyo ugiye kwiga. Ikindi kintu kizahinduka ni uko bagiye kurimita kwa kundi abanyeshuri bajyaga babasha kwiga bagakora. Aka ni akantu k'ingenzi. Another important change ni uko Polonye igiye kurimita access of foreign student to the Polish labor market. Ko abanyeshuri benshi umuntu yajyaga aza ari umunyeshuri ukaniga ukanakora. Rero Polonye igiye kubigabanya. Ikindi kintu ni uko Polonye igiye kuzamura minimum fund. Kuko amafaranga wajya gusabwa kudepoza, Polonye igiye kuyazamura. Byibuze ujya kwa applyinga, baravuze ati wenda ni $5,000 bigomba kuba biri kuri konti. Urumva deja ntago, ni ukuvuga ngo nibagenda bakaziverifiye bagasanga amafaranga warayavanyeho, uzajya ubu nyine uje kwiga nibyo bakubwira ati still ongera utwereke amafaranga yawe ko ari block. So ko abantu bajyaga baguha amafaranga ukayahindura ukayatiza. Polonye yabyoroshyaga pe, umuntu akayaguha uwo munsi ukayadepozaho, ariko ubu bagiye kuzajya bagusaba gutanga konte block. So rero icyo ni ikindi kintu kigiye gukomeza. So rero viza zigiye kuzajya zitangwa mu buryo buri controle cyane. Nk'uko mubibona muri 2022 abanyarwanda bahawe viza bari 977, mu gihe muri 2023 bari 1116, mu gihe muri 2021 barazimye cyane bari abantu 686, muri 2020 bari 309, muri 2019 bari 22, muri 2018 bari abantu 6 babonye viza. Rero baravuga ngo ibihano bagiye kubikaza rero ku buryo umubare w'abanyeshuri, kuko byanatewe n'ikindi cya kabiri cyatewe n'uko abanyeshuri benshi bagiye baza kwiga bageramo hagati bakadoropinga bakava mu ishuri. Reba hano dufate urugero, muri 2022 abanyeshuri bose bahawe viza bari abanyeshuri 59,000, ariko umwaka wa kabiri wagiye kugera, ababashe kugera mu mwaka wa kabiri, nuko babashe gukomeza bari 31,000. Bivuze ngo 2020 byose byaranyereye. Muri 2022
na rimwe abanyeshuri bose bahawe viza bari abanyeshuri 46,000 birenga, ariko ababashije kugera mu wa kabiri cyangwa kwimuka ni 26,000. Bivuze ngo iyo nanone 20,020 byose byaciyeho. Mu mwaka wari wabanje byari 40,000, abageze mu wa kabiri ni 24,000, hafi 16,000 byose byaratumbagiye, ntawe uzi ngo biri hehe. Rero ibi bihombya kaminuza, bigahombya n'igihugu, bigatuma igihugu kiba nkaho kiri muri irregularities kandi n'ababeshyi. Njyewe hari abantu bari personal bambaje ngo ibi bintu ngo Polonye ngo ikoze, ndavuga none se tuvugisha ukuri. Njye nabahaye point yanjye uko njye mbyumva. Kaminuza iba yangaje kavuga ati wenda abanyeshuri bazaza bige ni benshi, bakagira ama contract basinya, bakarangira abanyeshuri bagiye, ko ari abo wigana nabo bakiga igihembwe kimwe, ubundi ubutaha ntuzababone, cyangwa bakaza rimwe uwo munsi kugira ngo babone icyo bita peso, ubundi ntiwongere kumubona. Ibyo rero bihombya kaminuza. Ibyo kandi binarema n'umwuka mubi. Icya kabiri, bishobora gutuma habaho umutekano muke, kuko umuntu n'ubundi aba ari umuntu utazari burangize ishuri, kandi ubuzima buba buzakomera mu myaka nk'icumi izaza, buba buzakomera. Uwo rero nawo buzateza umutekano muke. Rero kandi njye ku rwanjye ruhande, nkurikije uko nagiye mbibona nanabyumva, hari amakaminuza yagiye anyurwaho n'abanyarwanda, abanyarwanda bagasohora urutonde bakarutanga nko kuri ambasade, aba banyeshuri twarababuze banyu bagiye. So urumva ntabwo ari ikintu cyiza, ntabwo ari imanje nziza tuba turimo kubaka. Urumva nk'ababikoze, ndabyumva buri wese aba afite impamvu ze, turi mu isi ya benefice, ariko nyine si ikintu cyiza. Igihugu gishobora gukanira kandi hari amahirwe menshi. So ikindi kintu ni uko amakaminuza nayo, wumve byasubiranyemo, amakaminuza nayo arimo gushinjwa, yashinjijwe ko yagiye yohereza mu gutuma igihugu kigira viza ziri skandale. So icyo rero Polish law yakoze ni iki? Ni uko ubu amakaminuza ubu, reka mbereke nk'uko mubibona, baravuga ngo tens of thousands of students from third countries. Igihugu cya mbere babanza kuhighlightinga ni u Rwanda, Turukiye, Zimbabwe, bagiye bajya enroll in Polish universities just to obtain visas. Bagiye bajya mu kwiyandikisha mu makaminuza yo muri universities, ariko barangiye once bamara kwinjira muri Polonye, they decided not to no longer pursue the studies, bagahita bahitamo ko batahita bakomeza kwiga, bagahita banyerera. Nk'uko nabivuze, iyi n'indi title yanditswe kuri 15 mbere yiriye, kugira ngo amakaminuza skandale yabaye imaze kuba, amakaminuza yarashinjijwe. Icyo amakaminuza zakoze ni iki? Zatanze urutonde. Tumaze gutanga urutonde, bavuga ati twebwe twatanze visa, ariko si twe dutanga n'ibyangombwa. Umwana yaraje ariga, ariko se twari kumugenzura gute? Ushobora gusanga urutonde rwaratanzwe. So icyo bizavuga ni iki? Umuntu waba waraje kuri visa uko bisa, Polonye nayo ishobora kuzazamura urwo rutonde ikarutanga muri EU cyangwa ikarutanga muri Schengen. Uwo muntu wagiye bazagufata bakudeportinga, Rero nk'uko mubibona, u Rwanda, Turukiya na Zimbabwe ndabazi benshi we bagiye banyerera gutyo, ariko ni ubuzima, rimwe na rimwe urabyumva. So rero now Polish universities, they are under investigations. So batangiye kugenda bareba amakaminuza yuko hashobora kubamo ibintu byinshi. Izo kaminuza zishobora guhanwa. So reka dufate urugero. Ubundi kubera iki? Kubera ko muri Polonye umwana yashobora kuza kwiga yiga mu Cyongereza muri kaminuza ya leta, byasabaga kumutwara $3,100, ni ukuvuga $3,100,100, uretse ko n'izacaga make kuri aya. Noneho ubu ikigiye kubaho ni uko
it has been that around of student ni ukuvuga ngo dufate nko kuri University of Paul 61% by'abanyeshuri bahigaga ni abanyamahanga. So ikindi ibi bikagaragaza ko amashuri amwe yo muri kaminuza yo muri Polonye yemereraga abanyeshuri badafite ubushobozi, adding to the proof that Polish university are admitting ineligible foreign students just to add to the income. Okay, ibi bikavuga ngo amakaminuza amwe yo muri Polonye yagiye yemerera abanyeshuri batemerewe kwiga cyangwa batakabaye bemererwa kwiga kuza kwiga kugira ngo bizamure income yabo, bizamura amafaranga binjizaga. So ariko barimo gukora kuri system ku buryo izabasha kwerimina ama irregularities. Reka tuvuga noneho ku bijyanye n'akazi. Ku bijyanye n'akazi rero habonetsemo issue y'uko hari abantu, hari amakampani cyane cyane atanga akazi muri IT yaguherezaga akazi, ariko abanyeshuri, abantu bahaye akazi, aba specialiste bazanye ntibabashe gukora kubera hari porogaramu yari iri muri Polonye bitaga ndumva irimo hano bitaga PBH. Iyi porogaramu yatumaga abakozi babasha kuza gukora, ariko ariko bigiye gusubirwaho. Dufate urugero bigaragara ko Polonye yatanze visa ku bantu 93,000 bya Belarus, by'abanya-Belarus, ariko 15,000 byonyine biturutse mu mahanga yose, all nationalities, nibo babashe kwinjira muri Polonye bakoresheje visa. Nambi iki nacyo biraza guteza ikibazo rero. Polonye yahise hagarika porogaramu ya PBH, by'umwihariko yari igamije kuzana abantu bize IT, ikoranabuhanga ko ryari rikenewe cyane, bahise babahagarika. Rero ni inkuru itari nziza kandi bishobora kuafekita ibintu byinshi. Navuga ko biri buze kuafekita ibintu byinshi pe, tuvugisha ukuri. Izi visa abantu benshi zabagiraga umumaro rero n'amategeko, kandi nk'uko twabibonye nicyo gihugu gitanga avantage, umunyeshuri akemererwa kwiga 100%, akanakora 100%, mu gihe mu bindi bihugu bya France, Belgique ntiwanakora, nta kazi na kamwe wabona Belgique. Mu Budage bakwemeraga amasaha 20 kandi professionally, nta muntu uba wahayaringa umukozi w'umunyeshuri urakora amasaha 20 ku cyumweru. Rero njye navuga ko byari bifite avantage. Rero niba bagiye kubikaza, birasaba kongera kwitonda. Ikindi nk'uko nabibabwiye muri video zabanje, Polonye ubu navuga ko iyo umaze kubona imibare ingana gutya, niko abantu bagiye babivuga, bakavuga ngo 93,000 byahawe visa, ukabona 15,000 byahawe visa, hari nabonye ngo 100,000 byahawe visa, bitangira gutuma kubona akazi bitangira kugorana. Navuga ko unemployment rate muri Polonye itangiye kuzamuka. Rero ibyo byose bishobora gutuma ari nayo mpamvu kubona visa bisigaye bigorana, ariko turizera ko bizakemuka uko bigenda kose. Nta mpamvu bitakemuka. Turasabwa gutuza no gutegereza no gusenga no kureba ko hari icyo Imana yadufasha, cyangwa umuntu agashaka ibyangombwa bishobotse, cyangwa agashaka izindi alternative. Ngewe ku bantu bagiye banyandikira nagiye mbabwira ngo Polonye si cyo gihugu cyonyine cy'Iburayi wabamo mu gihe ufite means nkeya. Uretse ko numve ko kuba muri Polonye ngo uba ufite means nkeya, ni igihugu kiri avantage, giguha amahirwe menshi, cyatangaga amahirwe menshi. Kandi njye navuga ko n'akazi abantu bari experienced bahembwa neza plutôt, kuko njye nabitangira ubuhamya, ndabizi neza. Hari abantu benshi utabwira ngo bajye Canada bari muri Polonye kubera amafaranga bahembwa ni meza.
nta nta kibazo njye mbibonamo. Rero hari avantage, rero izo avantage zanze ushobora kujya mu zindi alternative, navuga Bulgaria, navuga Romania, ni ibihugu nabyo bikeneye abantu kandi byinjiye muri EU, muri Schengen, biri muri EU, biri muri Schengen, rero ubonye visa yabyo why not? Wabasha no kuza no muri iyo Pologne ukoresheje Erasmus cyangwa ukajya no mu bindi bihugu. Rero navuga ko ayo mahirwe ntabwo wafokasinga ku kintu kimwe, ahubwo iyo intego yawe ihuye n'imitego uhindura uburyo bwo kuyigeraho. So ariko intego ntabwo ijya ihinduka, intego aba ari imwe. Niba intego yawe ari ukwiga i Burayi, no mata y'ibyo Pologne yakora, wowe ugomba nyine gusitikinga ku ntego yawe, ugahindura inzira yo kubona yuko wari kuzahagera. Rero icyo nicyo nagiramo umuntu inama, kandi mbere na mbere nk'uko nabivuze, nta gucika intege, ugomba kuguma uri positifu, ukizera, ugatuza, ubundi ibindi biremera. So rero ndabashimiye, reka tuvuge ngo naho ubutaha, Imana ibarinde, ibihe byiza.